Ndagusuhuje, aha ni kuri Dore TV show ibisanzwe. Ikaze kuri Dore TV show aho mbagezaho ibiganiro bitandukanye bifasha umuntu guhindura ubuzima. Ibiganiro by'abastar, ibiganiro byakuvana mu rwego rumwe bikagushyira ku rundi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu 15 zituma umuntu asuzugurwa mu bandi. Ese wari uzi impamvu umuntu akora ibishoboka byose umuntu akitangira abantu ariko bagahora bamufata nk'uwo gusuzugurwa? Iyo mpamvu wari uyizi? Muhawe ikaze. Ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu asuzugurwa mu bandi kubera imico, imyitwarire, ibikorwa bigaragara nk'ibifite agaciro, ndetse abashakashatsi mu by'imibanire social psychology bagaragaje ko gusuzugurwa bifitanye isano n'uburiganya, kutizerwa, imyitwarire idahesha agaciro ndetse n'ibindi. Reka dutangire tubirebera hamwe. Impamvu ya mbere ni ukubeshya kenshi. Kutavugisha ukuri bituma abantu bahora bagusuzugura bakakuburamo icyizere. Ku mwanya wa kabiri ni ukudakora ibyo wasezeranyije umuntu. Kwica amasezerano cyangwa se guhora wumva ko ikintu wasezeranyije umuntu udashobora kugikora. Ku mwanya wa gatatu ni ukwirata cyane, kwishyira hejuru ndetse no kwerekana ko ari wowe wenyine ushoboye. Ku mwanya wa kane ni ukudafasha abandi, kuba umuntu wifitiye inyungu gusa ntutekereze ku bandi. Ku mwanya wa gatanu ni ukudafata ibyemezo byiza, guhubuka, gukora ibidafite ishingiro. Ku mwanya wa gatandatu ni ukudafata inshingano, kwirengagiza inshingano z'umuryango cyangwa akazi. Ku mwanya wa karindwi ni ukudakunda kwiga cyangwa kwiteza imbere, guhora mu myitwarire idahindagurika. Guhora mu myitwarire idahinduka, yaba imibi ndetse n'indi itandukanye, bituma abantu batakugirira icyizere. Ku mwanya wa 8 ni ukudafata neza abandi, kuvuga amagambo mabi cyangwa gusuzugura abandi. Ku mwanya wa 9 ni ukudakunda kwihangana, gucika intege vuba mu bibazo. Ku mwanya wa 10 ni ukudakunda kubaha, kutubaha abato, abakuru cyangwa se abandi badafite imbaraga. Ibyo nabyo ni impamvu simusiga ituma usuzugurwa mu bandi. Ku mwanya wa 11 ni ukudakunda gukunda, kuba umuntu adafite urukundo cyangwa impuhwe bituma asuzugurwa mu bandi. Ku mwanya wa 12 ni ugukunda kuvuga amagambo menshi ariko adafite ibisobanuro. Abashakashatsi bagaragaza ko kuvuga amagambo adafite igisobanuro bituma umuntu asuzugurwa. Ceceka bagusabe kuvuga aho kuvuga ngo bagusabe guceceka. Ku mwanya wa 13 ni ukudakunda gukorera hamwe, kwanga gukorana n'abandi mu muryango cyangwa mu kazi. Ku mwanya wa 14 ni ukudakunda kwicisha bugufi, kwerekana ko uri hejuru y'abandi mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu kazi cyangwa se mu muryango. Ku mwanya wa 15 ni ukudakunda kugira gahunda mu buzima, ni ukubaho mu buzima bwuzuye urujijo, udakunda kugira gahunda. Abashakashatsi bagaragaje ko gusuzugurwa bifitanye isano n'imyitwarire idahesha agaciro, aho abantu batatanya icyizere n'icyubahiro. Umuntu wubaha, wicisha bugufi kandi wizerwa ahabwa agaciro, naho udafite iyo mico arasuzugurwa. Uyu munsi rero twareberaga hamwe impamvu zituma umuntu asuzugurwa mu bandi.
Reka dusimbukire ku mwanya wa 15 mu kudakunda kugira urukundo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ku mwanya wa 14 mu kudakunda kwicisha bugufi. Ku mwanya wa 13 mu kudakunda gukorera hamwe n'abandi. Ku mwanya wa 12 ni ukudakunda gucunga umutungo. Ku mwanya wa 11 ni ukudakunda gukunda abandi ukabagirira ishyari. Ku mwanya wa 10 ni ukudakunda kubaha. Ku mwanya wa 9 ni ukudakunda kwihangana. Ku mwanya wa 8 ni ukudafata neza abandi. Ku mwanya wa 7 ni ukudakunda kwiga cyangwa kwiteza imbere. Ku mwanya wa 7 ni ukudakunda guhinduka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ku mwanya wa 6 ni ukudakunda inshingano. Ku mwanya wa 5 kudafata ibyemezo byiza. Ku mwanya wa 4 ni ukudafasha abandi. Ku mwanya wa 3 ni ukwirata cyane. Ku mwanya wa 2 ni ukudakora ibyo wasezeranyije umuntu. Ku mwanya wa 1 ni ukubeshya kenshi. Ibi ni ibimenyetso simusiga bituma umuntu asuzugurwa mu bandi. Abashakashatsi bagaragaje ko gusuzugurwa bifitanye isano n'imyitwarire idahesha agaciro, aho abantu batakaza icyizere ndetse n'icyubahiro. Umuntu wubahwa yicisha bugufi kandi yizerwa ahabwa agaciro, naho udafite iyo mico arasuzugurwa. Icyegeranyo cy'uyu munsi naha tugisoreje kuri Dore TV show. Hari n'ibindi byegeranyo tubagezaho. Ese waba wibaza impamvu imitekerereze yawe itagihinduka? Ese waba wibaza impamvu ukura ariko ntukure mu bitekerezo no mu mikorere? Ese waba wibaza impamvu ukora ariko ntutere imbere? Ese waba wibaza impamvu kubona amafaranga bigorana? Ese waba wibaza ibindi bibazo by'imitekerereze n'imyemerere? Nta handi wabisanga ni kuri Dore TV show. Nyabuneka ntiwajye gukora subscribe niba utarayikora. Subscribe ni ingenzi, ituma ubona ibiganiro byose twagushyiriyeho. Reka dukomeze twubakwe, mbese dushyire umusingi n'itafari ku buzima bwacu bwa buri munsi, ku buzima bw'abazadukurikira, ndetse no ku buzima bw'abo turi kumwe. Tuzabashe gusiga isano nziza kurusha uko twayisanze. Turakomeza tugira inama buri wese, ndetse namwe mutugira inama muri comment, mutubwire ibindi by'ingenzi mukeneye. Naho utaha Imana ibarinde.